ku bufatanye na International Assembly of Global Invitation to the Holy Quran, kikaba ari ikigo mpuzamahanga gishinzwe kwigisha Quran ku isi yose. Twabateguriye uruhererekane rw'amasomo agera kuri 30 ajyanye no kumenya Quran, ajyanye na Quran, gusobanukirwa Quran. Ni amasomo agenewe abantu bose batazi ururimi rw'Icyarabu, by'akarusho akazafasha cyane byibuze babandi bazi gusoma Quran ariko bakaba batabasha kwisemurira no kwisobanurira imirongo ya Quran. Uko isomo riteye, tuzajya turebera hamwe ubusobanuro bw'amagambo amwe namwe ya Quran, ijambo mu Cyarabu ndetse n'ubusobanuro bwaryo mu Kinyarwanda. Noneho nyuma twifashishe ya magambo twamaze kumenya, dusemure aya cyangwa se imirongo ya Quran igizwe n'amagambo twamaze kwiga. Bismillahirrahmanirrahim. Nshuti bavandimwe mudukurikira kuri Quran 25, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndashaka ko dutangira twibaza ikibazo kigira kitese: wabifata mute inshuti yawe iramutse kwandikiye ibaruwa mu rurimi uzi gusoma gusa ariko utarusobanukiwe? Ese byaba bihagije gusoma no kuririmba ubwo butumwa yakwandikiye ariko utazi muri make icyo yashakaga kukubwira? Igisubizo nuko bidahagije. Ibi rero nicyo kimwe no ku Bayisilamu. Imana yohereje ubutumwa bukomeye mu gitabo cya Quran kugira ngo icyo gitabo kibayobore kandi kibigisha Imana, kibayobore inzira y'imibereho myiza kandi itunganye, kibayobore inzira igana Imana kandi inzira y'umukiro w'iteka. Gusa ariko ugasanga abantu benshi batazi ururimi rw'Icyarabu ari narwo iyo Quran yanditsemo. Ugasanga rero bimeze nka rwa rugero n'ubundi rw'umuntu inshuti ye yandikira ariko ikamwandikira mu rurimi azi gusoma gusa cyangwa se atanazi, adasobanukiwe. Buri munyeshuri rero uzakurikirana aya masomo arasabwa kuzaba afite ikayi n'ikaramu kugira ngo ajye yandika, bimufashe kujya asubiramo ibyo yize, bityo bimurinde kwibagirwa. Quran ntagatifu igizwe n'amagambo 77,000. Nyuma yo gusoza amasomo 18, umunyeshuri wa Quran azaba amaze kumenya no gusobanukirwa amagambo 250 yagiye agaruka muri Quran inshuro zigera ku 43,000. Mu yandi magambo, azaba amaze kwiga 55% by'amagambo yose agize Quran. Naho nyuma yo kwiga andi masomo 16 azaba asigaye, umunyeshuri wa Quran azaba amaze kumenya amagambo 600, bivuze ko azaba amaze kumenya inyunguramagambo za Quran ku rugero rwa 80%. Umunyeshuri uzasoza aya masomo uko ari 30 azaba abasha gusemura neza imirongo ya Quran, kandi ubucuti bwe na Quran buzoroha ndetse bwiyongere, kuko mu gihe cyo kuyisoma azaba yumva neza ubusobanuro bw'ibyo asoma, maze bitume abasha kubitekerezaho kandi abibyazemo inyigisho zimufasha gukomeza kuyoboka inzira igororotse insha Allah. Turasaba Imana Allah subhanahu wa ta'ala, umugenga n'umuremyi wacu, ko yadushoboza aya masomo akazagenda neza kandi agatanga umusaruro. Reka rero dutangire n'isomo rya mbere. Uko isomo riteye, tuzajya turebera hamwe ubusobanuro bw'amagambo amwe namwe ya Quran, ijambo mu Cyarabu ndetse n'ubusobanuro bwaryo mu Kinyarwanda. Noneho nyuma twifashishe ya magambo twamaze kumenya, dusemure aya cyangwa se imirongo ya Quran igizwe n'amagambo twamaze kwiga. Urugero, niba hari aya ivuga ngo la ilaha illallah, iyi aya tuzabasha kuyisobanukirwa ari uko twamaze kumenya amagambo yose agize iyi aya n'ibisobanuro byayo mu Kinyarwanda. Icyarabu kiratangaje cyane kubera ko inyuguti imwe ubwayo ishobora kugira ubusobanuro nk'ubw'ijambo, cyangwa se yewe ikaba yagira ubusobanuro bw'interuro. Niyo mpamvu duhereye kuri iri jambo rigizwe n'inyuguti imwe ya ba ariko ifite ijwi rya i, bityo tugasoma
bi. Mu Kinyarwanda iri jambo rusobanura nk'indangahantu ku na mu, igasobanura kandi kimwe nk'icyungo na. Iri jambo kandi rikoreshwa no mu kurahira. Ijambo ismu rivuga izina, risobanura izina mu Kinyarwanda. Allahu, Allahu bivuga Imana cyangwa se Allah. Rahman bivuga nyirimpuhwe mu Kinyarwanda. Rahim, Rahim bivuga nyirimbabazi. Rabbi, Rabbi bivuga nyagasani cyangwa se umugenga. Hamd, Hamd rivuga ikuzo. Rasul, Rasul ni ijambo rivuga uwoherejwe cyangwa se intumwa mu Kinyarwanda. Huwa, Huwa mu Kinyarwanda bivuga we cyangwa se cyo, umuntu udahari cyangwa se ikintu kidahari, tukavuga cyo cyangwa se we. Twabivuze ko inyuguti imwe ishobora gusobanura kimwe n'ijambo cyangwa se n'interuro. Iyi ya ivuga njyewe, ishobora kuvuga njyewe cyangwa se ikavuga cyanjye, ikintu kikugenewe. Ishobora kujya mu mwanya w'ikinyazina ngenera kuri ngenga ya mbere, ikintu cyanjye. Iyo dufashe izina ry'ikintu runaka mu Cyarabu akaba hiyongereyeho iyi ya, bivuze ko icyo kintu ari icyanjye, njyewe kuvuga cyanjye. Kum, kum bivuga mwebwe cyangwa se cyanyu, ariko bigakora ku bagabo. Li, li nayo ni ikigenera, ivuga ikintu cya runaka cyangwa se cya kanaka. La, la mu Cyarabu mu Kinyarwanda ni impakanya. Ushobora kuvuga oya cyangwa se ntabwo cyangwa si. La tubonye ko ari impakanya. Ilaha, ilaha bivuga Imana, bivuga igisengwa, bivuga usengwa. Illa, illa nabyo bisobanura uretse cyangwa se usibye. Ghafurun, ghafurun bivuga nyirukubabarira, umuntu ubabarira cyangwa se ikintu kibabarira, nyirukubabarira. Ubwo rero tumaze kubona ubusobanuro bw'amagambo, reka turebe noneho nk'uko twari twabivuze imirongo irimo amagambo tumaze gusoma, tumaze kwiga, tumaze gusobanukirwa. Turebe noneho ko twakora umwitozo wo kumenya gusemura no kwisobanurira Qur'an twifashishije amagambo twamaze kumenya, amagambo twamaze kwiga. Mbere rero yo gutangira, reka twumve uko izi aya zisomwa, bityo niba hari naho waba ukora amakosa yajyanye n'imisomere ya Qur'an ubashe kuyakosora insha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa Allah. Huwa Allah. Huwa Rabbi. Huwa Rabbi. Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Huwa Rabbukum. Huwa Rabbukum. Allahu Rabbukum. Allahu Rabbukum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim niyo jambo rya mbere ritangira Qur'an. Iryo jambo rya mbere ritangira
Quran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Umuntu wese ugiye gusoma Quran ahera kuri Bismillahir Rahmanir Rahim. Ijambo rya mbere ni bismi. Bismi rigizwe n'amagambo abiri. Bi twahereyeho twavuze ko ishobora kusobanura indangahantu kunamu, igakoreshwa mu kurahira ndetse ikaba yakoreshwa nk'icyungo na. Ismi twabonye ko bivuga izina. Bismi ubwo ni kwizina cyangwa mwizina. Lahi twabonye ko Allahu ari Allah, ari Imana. Bismillahi Rahmani Rahim, kwizina ry'Imana. Rahman twabonye ko ari nyirimpuhwe, Rahim tubona ko ari nyirimbabazi. Ubwo Bismillahir Rahmanir Rahim biraza kuba kwizina ry'Imana nyirimpuhwe, nyirimbabazi. Aya ya kabiri, huwallahu. Huwa twabonye ko ari we cyangwa se cyo, ikintu kibarizwa muri ngenga ya gatatu ariko kidahari, umuntu ubarizwa muri ngenga ya gatatu ariko adahari. Huwa Allahu, huwa Allahu, we ni Imana cyangwa se yo ni Imana. Huwa Rabbi, huwa twabonye ko ari we cyangwa se yo, wa muntu ubarizwa muri ngenga ya gatatu y'ubumwe. Huwa Rabbi twabonye ko ari umugenga cyangwa se nyagasani. Ubwo ni ukuvuga ngo huwa Rabbi, we ni nyagasani. Noneho iriya ya twabonye yuko ivuga ikintu kingenewe njyewe uvuga. Huwa Rabbi, huwa we, Rabbi ni nyagasani wanje, we ni umugenga wanje. Allahu Rabbi, Allahu twabonye ko ari Imana. Rabbi twabonye ko ari nyagasani wanjye cyangwa se umugenga wanjye. Allahu Rabbi ubwo bivuze Imana ni nyagasani, Imana ni umugenga wanjye. Huwa Rabbukum, huwa twayivuze kenshi, twayimenye ivuga we cyangwa se yo. Rabbukum naryo ni ijambo rigizwe n'amagambo abiri, Rabb na kum. Kum twayibonye ko ivuga mwebwe cyangwa se ibibagenewe. Rabb twabonye ko ari umugenga. Huwa twabonye ko ari we cyangwa se yo. We ni umugenga cyangwa ni nyagasani wanyu. Huwa Rabbukum, we ni umugenga wanyu. Allahu Rabbukum, Allahu twabonye ko ari Allah, ari Imana. Rabbukum twabonye ko ari ijambo rigizwe n'amagambo abiri, Rabb na kum. Hanyuma Rabb ubwaryo twabonye ko rivuga nyagasani cyangwa se umugenga. Kum rivuga mwebwe cyangwa se ibibagenewe. Ubwo bivuze ko Allahu Rabbukum bisobanura ngo Imana ni nyagasani wanyu. Alhamdulillahi, alhamdu twabonye ko hamdu ari ikuzo. Li twabonye ko ari ikigenera, tuba tugiye kuvuga ikintu kigenewe ikindi. Lillahi, ubwo hangaha ni ikigenewe Allah. Alhamdulillahi ubwo bivuze ikuzo ni irya Allah cyangwa se ikuzo rigenewe Allah. La ilaha illallahu, la twavuze ko ari impakanyi, ijambo rihakana. Ilaha tuvuga ko ari Imana, ari igisengwa. Illa tuvuga yuko bisobanura uretse Allah, naryo twaribonye kenshi ko ari Imana. La ilaha illallahu, nta mana iriho uretse Allah, nta mana iriho ikwiye gusengwa uretse Allah. Muhammadun Rasulullah, Muhammadun turabizi ko ari izina
izina ry'intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ar-Rasul twabonye ko bivuga intumwa cyangwa se uwoherejwe. Allahu ni iki? Twabonye ko hari Imana. Ubwo bivuze ko Muhammadur Rasulullah bivuga ngo Muhammad ni intumwa y'Imana. Muhammad ni intumwa y'Imana. Wallahu ghafurun rahim. Wallahu ghafurun rahim. Wa nubwo tutayize mu magambo twize, ariko ivuga kimwe nk'icyungo na cyangwa se kandi, ariko nanone bayikoresha barahira, ikoreshwa mu kurahira. Wallahu ghafurun rahim. Allahu twabonye ko ari Imana. Ghafurun twabyize ko ari nyirukubabarira. Rahim nabyo twabyize ko ari nyirimbabazi. Ubwo wallahu ghafurun rahim bivuga ngo kandi Imana ni nyirukubabarira, nyirimbabazi. Isomo ryacu rya mbere nahangaha turishoreje insha Allah kubw'ubufasha bw'Imana Nyagasani. Muri aya masomo tuzakomeza kurebera hamwe ubusobanuro bwa aya za Qur'ani n'uburyo umuntu yazisemurira mu Kinyarwanda bitabayeho ko agomba kujya gusobanuza abandi, nubwo nabyo atari bibi. Nitumara gusobanukirwa aya za Qur'an, bizadufasha gusobanukirwa neza Imana Nyagasani y'umurezi ikaba n'umugenga wacu. Imana kandi yaduhitiyemo inatwoherereza umunyacyubahiro ari we Muhammad, Imana muha amahoro n'imigisha, ngo atwigishe igitabo cy'Imana kandi atwereke, anatuyobore mu nzira yo guhirwa kandi inzira y'ukuri. Turashimira Imana imwe rukumbi kuri izi nema zihambaye yaduhaye. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.